Turabasuje abadukurikiye kuri Care Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugiye gukomeza hamwe tuganira cyangwa se twiga icyigisho cya gatandatu, ni ibyigisho byo ku isabato. Turi kwiga umugabane wa gatatu w'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga ndetse na mwene data Nyamfura Eric. Uyu munsi kandi turi kumwe na mwene data Robert. Ariko mbere ya byose munyemerere twicishe bugufi tubanze dusenge. Turagushimiye data twese turi mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryera n'irihimbazwe. Turakuregeje Nyagasani kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho tugiye kwiga, dusabiye n'abadukurikiye kugira ngo twese hamwe kitugire umumaro, kitubere impamba n'urwego ruzatugeza mu bwami bwawe. Reka ubuntu bwawe bubane natwe, umwuka wera dusobanura mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho cyacu cyangwa se icyigisho cy'iki cyumweru kiravuga ngo isezerano ry'umwuka wera. Dufite isomo ryo kuzirikanwa riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Bibiliya, igice cya 5 umurongo wa 32. Hari amagambo avuga ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Turongera tugire amagambo yo kwibuka nanone aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paje 49, aho avuga ngo isezerano ryo guhabwa umwuka wera ntabwo ryahawe ab'igihe runaka cyangwa ubwoko runaka. Kristo yavuze ko imbaraga mvajuru y'umwuka we yagombaga kubana n'abayoboke be kugeza ku mperuka. Isezerano ry'umwuka wera. Muri ino minsi ibyisho biri kugenda bitambuka, turi kureba umwuka wera cyane. Mwene data sinzi icyo mwabivugaho. Kamere kuri Eric. Ahangaha nyine tugiye kwiga ibijyanye n'uburyo Yesu yahaye abizera cyangwa abigishwa be isezerano ry'umwuka wera. Hano baduhaye isomo riboneka mu byakozwe n'umwa 5:32 ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Ahangaha ni igihe Petero na Yohana bari bari imbere y'abatambyi, avuga nyine ko ari abagabo bo guhamya ibyabaye kuri Yesu, kandi ibyo babihamya bafatanyije n'umwuka wera. Ari byo hepfo batubwira bati rero isezerano ryo guhabwa umwuka wera ntago ryahawe ab'icyo gihe, natwe turarifite. Uyu mwuka wera bavugaga bafatanyije nuko ari wowe uri kubakoresha. Uwo mwuka rero wakoresheje ba Petero na Yohana, natwe uyu munsi tuwufiteho uburenganzira niba koko twarakiye Yesu Kristo. Uyu mwuka nabaza Robert, tumaze iminsi twiga ibyigisho bitandukanye bivuga ku mwuka wera. Uyu mwuka wera atumariye iki muri make? Nubwo turi bubyige, ariko se atumariye iki mu magambo make? Umumaro w'umwuka wera uratuyobora, cyangwa se Kristo ajya kuva mu isi yasize avuze ati ntabwo azadusiga twenyine. Yego. Ni ukuvuga ngo azatwoherereza imbaraga imuturutseho y'umwuka wera, cyangwa se iturutse ku Mana, kugira ngo iyo mbaraga ikizatumarira ni ukutuyobora, haba kuri twebwe. Ikindi kintu tugomba gutekerezaho mu bihe turimo by'iminsi ya nyuma, ni ukuvuga ngo dukeneye uwo mwuka kugira ngo turusheho gukora umurimo, atari twebwe ku giti cyacu gusa. Uwo mwuka wera ugirira umumaro, ahubwo unadutera kugira ngo tugarure ubwoko bw'Imana kuri yo binyuze mu mwuka wera. Umumaro w'umwuka wera tuzagenda twumva muri ino minsi mu byigisho byacu bigenda biri imbere. Reka tujye ku ngingo ya mbere ivuga ngo kumvira imbuto yo kwizera. Dufite ikibazo dutangirana kibaza ngo igihe abakristo bakiriye Yesu kubwo kwizera, mbese burya ni iki baba bakiriye mu mitima yabo? Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza wa 5 hari amagambo avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo.
wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si byo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Ndagira ngo musubize iki kibazo kivuga ngo igihe abakristo bakiriye Yesu kubwo kwizera, mbese burya ni iki baba bakira mu mitima yabo? Ya mbere bavuze ngo twatsindishirijwe no kwizera. Yego. Epfo bakavuga ngo barashimira Yesu Kristo wabashikirije ubu buntu bashikanyemo. Yego. Kubwo kugira gute? Kubwo kwizera. Muri make iyo twizeye duhabwa ubuntu bw'Imana. Ariko iyo bavuze ubuntu hari igihe bitumvikana neza. Iyo ukomeje ku murongo wa 5 hasomeye wumva ukuntu havuga. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Burya hari ibyiringiro abatisitu bahawe n'ubuntu bashikamyemo, kandi ubwo buntu bwabateye ibyo byiringiro ntabwo ari ubwo kubakoza isoni, kuko igihe bahabwaga ibyo byiringiro ni cya gihe umwuka wera yazaga akaza azanye n'urukundo rwinshi cyane. Bikumva? Yandi magambo, iyo abakirisitu bizeye Yesu Kristo bahabwaga umwuka wera akaza mu mitima yabo. Yego. Kandi yaje azazanye n'urukundo rwinshi cyane. Yego, reka dukomeze ku kibazo cya kabiri, niba ntabanyuranye ijambo. Kirabaza ngo ni gute urukundo rwa Kristo rugaragarira mu mibereho y'umwizera? Yohana 14:15-21 hari amagambo avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Umurongo wa 21 akavuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Urwa mbere rwa Yohana naho igice cya 2 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, ni uko twitondera amategeko ye. None Robert, ni gute urukundo rwa Kristo rugaragarira mu mibereho y'umwizera? Murakoze. Amasomo yose tumaze kubona hano atwereka ko mu gihe umwizera yakira urukundo rwa Kristo bimutera gukomeza iki? Amategeko. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite uru rukundo rwa Kristo agendera mu mategeko y'Imana. Yego. Asobanutse hano umwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo Kristo akiza abantu ntabwo bakiriza mu cyaha, ahubwo abakiza icyaha, kandi abamukunda bazagaragaza urukundo rwabo bamwumvira. Urumva Kristo aradukiza, ariko ntabwo adukiriza mu cyaha, ahubwo adukiza kugira ngo tuve mu cyaha. Sibyo? Yego. Ikigaragaza ko twavuye mu cyaha rero ni uko dusigara twumvira amategeko. Hano hepfo harakomeza ngo ukumvira kose nyakuri gukomoka mu mutima. Umurimo Kristo yakoraga wageraga ku mitima y'abantu, natwe nitumwemera azihanga mu ntekerezo zacu no mu migambi yacu, maze imitima yacu n'intekerezo zacu bigendane n'ubushake bwe. Ntabwo biri kumvikana. Nituramuka tumwemereye, muri make nituramuka tweguriye intekerezo zacu Yesu Kristo, tukihana ibyaha byacu, tukabyatura, tukiyemeza kumvira inzira yose atunyuramo, tukamusaba imbabazi z'ibyaha byacu, icyo azatwungura ni uko azaduha umwuka wera. Umwuka wera akaza, sibyo, atuzaniye urukundo rwinshi. Kandi urukundo rwinshi dusabye mu Baroma 13:8 kugera ku 10 atwereka ko urukundo
ni amategeko burya. Mu yandi magambo y'umwuka wera aje mu mutima w'umuntu akaza yitwaje urukundo, ni ukuvuga ngo azazanye n'ubushobozi bwo gukomeza iki amategeko. Niyo mpamvu hano turi gusoma ngo ukumvira kose nyakuri gukomoka mu mutima. Wa mwuka wera wagiye mu mutima w'umuntu niwo nyine usohora hanze za mbaraga zo gukomeza amategeko. Umuntu agakomeza amategeko binyuze mu mbaraga z'umwuka wera yakiriye. Reka dukomeze ku ngingo ya kabiri ivuga ngo ikintu cy'ingenzi gikenewe. Dufite ikibazo kibaza ngo ninde Yesu yasezeranyije ko yari kuzohereza kugira ngo ahumurize abigishwa be. Ubwo turamusanga muri Yohana 14:16 kugeza 18. Hari amagambo avuga ngo nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Ninde Yesu yohereje? Ubwo Yesu yohereje yasezeranije ko azohereza abigishwa kugira ngo bahumurize. Ni umwuka wera. Ariko ikibazo ndi kubona ahangaha ngo ab'isi ngo ntibamubona, ntibamuhabwa kuko batamurora. Ntibamuhabwa kuko batamurora cyane. Nari nzi ko umwuka wera ari uw'abantu bose. Ahangaha hari ukugira umwuka wera, hari no kuba umwuka wera haragendagenda hano ku isi. Hano mu gihamya cyane hepfo barasobanuye kiri mu bifuza ibihe byose paje 669 bavuga ngo kuva mu itangiriro ry'umurimo wo gucungura umuntu umwuka yagendagendaga mu mitima y'abantu. Sibyo? Ariko igihe Kristo yari ari ku isi abigishwa ntibari bakeneye undi wo kubafasha. Ndikumva kuva abantu bagikora icyaha umwuka wera yari ahari. Sibyo? Agendagenda akora ku mitima y'abantu, ariko ntabwo yari atuye mu mitima y'abantu. Kuko ku ngingo ya mbere twabonye ko umwuka wera agatura mu mitima y'abizeye. Uyu umwuka wera we agendagenda ku mitima y'abantu. Igihe Kristo yari ari ku isi bari bakeneye undi mufasha kandi Yesu ahari. Sibyo? Kugeza ubwo yabasize bonyine nibwo bajyaga gukenera umwuka maze akaza kubafasha. Bivuze ngo uwo mwuka wera yaje gufasha abigishwa ba Yesu. Mbere yabaga hari ariko agendagenda ku mitima y'abantu, ariko ataba mu bantu. Ndikumva keretse abamwizeraga, abizeraga Yesu, abizeraga igitambo cy'umwana w'Imana wari utaraza. Na n'uyu munsi kandi niko bimeze, abatizera Yesu umwuka wera arabagenderera mu buryo bwinshi butandukanye. Umwuka wera abagenderera binyuze mu kuboherereza ababwiriza no mu bibazo banyuramo. Sibyo? Kuko hari ibibazo unyuramo, hari amagambo nasomye mu kugana Yesu avuga ngo Imana hari igihe yemera ugakorwa n'isoni kubw'ibyaha byawe kugira ngo ubyange ubireke. Ngo abantu bareke ibyaha byabo kubera ko byabakojeje isoni, burya ngo ni umwuka w'Imana uba wanyuze muri ibyo. Noneho igihe ababwirizabutumwa baje barimo babwiriza iby'urukundo rw'Imana, ba bantu bakwiyerekwa Yesu bakamwitegereza, noneho bahita bafungura imitima yabo bakakira Yesu, noneho wa mwuka wera akaza akabaturamo. Ni ukuvuga ngo umwuka wera nk'uko umaze kubisobanura yari ahari, ariko mu buryo yakoraga bitandukanye n'uburyo akora muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo Kristo mu gihe yari ari ku isi akimara kugenda, imirimo ye mbese mwuka wera bisa nk'aho ari we nawe wayifashe. Imirimo Yesu yari afite akiri mu isi. Ni ukuvuga ngo mwuka wera yaje mu zindi mbaraga aje kunganira ibyo Kristo yakoraga. Icyo nari ndi kuvuga urakoze, ariko reka tubihuze. Haraza kuzamo ibihe bitatu bitandukanye umwuka wera yabaye. Hari mbere y'uko Yesu aza bwa mbere, niho twe twasomye hano ko n'ubundi yagendagendaga mu mitima y'abantu, abakangurira kubona igitambo, kwitegereza igitambo cya Yesu uzaza, anabumvisha.
noneho igihe cya kabiri ni igihe yari ari ku isi. Igihe yari ari ku isi bo ntawe bari bakeneye kuko Yesu yari ahireye. Asubiye mu ijuru rero ikindi gihe cya gatatu ni igihe yazaga noneho akajya mu ntumwa no mu bigisha akabatera n'imbaraga zo kujya babwiriza hirya no hino, kandi ngo uko babisezeraniye abo bigishwa ariko natwe uyu munsi tugira gute ibisezerano. Ese hari akabazo kari ukuntu kuriya biriya twita umutimanama, ujya gukora icyaha kumva hari umutima ugucira urubanza nawe n'umwuka wera, kandi kuko ibyo byabayeho kuva na mbere na mbere, haba mbere y'uko Yesu aza, ibyariho n'ubu ngubu birakora. Igihe wumva biriya twita umutimanama byo cyangwa ni umwuka wera avugana n'abantu mu buryo bwinshi. Mukanya nari maze kukubwira byo mu kugana Yesu bavuga yuko yemera ugakorwa n'isoni z'ibyaha byawe kugira ngo n'uburyo bwigisha umutimanama wawe. Ubwo ni ubundi buryo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri, umwuka wera avugana natwe anyujije mu byanditswe byera. Igihe turimo dusoma ibyanditswe byera burya adufasha kugira ngo dusobanukirwe, ni naho yifashisha twereka amakosa y'ibyaha byacu. Ashobora no kwifashisha ababwirizabutumwa bwiza, sibyo? Igihe ababwirizabutumwa bwiza bari kutubwira iby'urukundo rwa Kristo, baba bafite uwo mwuka wera akabasha kwemeza imitima yacu. Urumva uburyo bwinshi butandukanye umwuka wera akora. Ikintu gito nakongeraho, nubwo umwuka wera aturuka ku Mana, kandi noneho hari nk'umuntu uba utazi iby'agakiza agira umutimanama. Umutimanama icyo ukubwira ni ukureka ikintu cyangwa se kugikora bigendanye n'uko wowe ugize gute ukibona. Rero bitandukanye na mwuka wera. Umwuka wera ashobora gufasha uwo mutimanama wawe ariko ntabwo agutegeka gukora ikintu. Agira inama umutimanama, ariko umuntu usanzwe uko yaremye afite ubushobozi bwo kuvuga ngo iki ndagikora cyangwa se nyikora. Noneho umwuka wera icyo akora rero, umumaro we ni Imana iza ikugira inama ati kurikiza ibi. Yego, reka dukomeze. Ikibazo cya nyuma cyo kuri iyi ngingo kirabaza ngo ni gute Kristo yari kuzaba mu mitima y'abigishwa be. Yohana igice cya 14 umurongo wa 19 kugeza 23 hari amagambo avuga ngo hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyota aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaba aho ari, tugumane nawe. Umvise? Umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye. Yesu na Data Data azamukunda, tuzaza aho ari, tugumane nawe. Twabonye neza ko kugira ngo dukunde Yesu ni uko tuba twamaze kwakira umwuka wera. Yego, umwuka wera akatubashisha gukomeza amategeko. Gukomeza amategeko bigatuma Yesu aba mu mitima yacu. Hano hepfo haravuga ngo umwuka wera ahagarara mu cyimbo cya Kristo, ariko we ntafite akamero ka kimuntu, bityo akora ku giti cye. Kubera ko Kristo yari afite akamero ka kimuntu, ntiyashoboraga kubera hose icyarimwe. Kubera iyo mpamvu byari bibabereye byiza ko ajya kwa Se, maze akaboherereza ugomba kumusimbura hano ku isi. Bityo ntawashoboraga kugira icyo arusha abandi kubera aho aherereye cyangwa kubera ko abana na Yesu. Binyuze mu mwuka wera, Kristo noneho yari kuzashobora kugera kuri bose icyarimwe. Mu yandi magambo, yashoboraga kubaba hafi kuruta uko yari kubigenza atazamutse mu ijuru.
mu bihe byose kandi ahantu hose, mu mibabaro yose no mu magorwa yose, igihe tubudukiwe n'umwijima kandi ahazaza hakadutera ubwoba, maze tukumva ducitse intege kandi turi twenyine, umwuka wera azoherezwa atubere igisubizo mu gihe dusenze twizeye. Hari ibitubaho bimwe bishobora gutuma dutandukana n'inshuti zacu hano ku isi, ariko nta bitubaho cyangwa intera y'aho duherereye byashobora kudutandukanya n'umufasha mvajuru. Ariko aho turi hose, aho twaba tujya hose, ahora iburyo bwacu kugira ngo dukomeze, adushyigikire, atubungabunge ndetse aduhe umunezero. Ikintu cy'ingenzi cyane rero hano ni uko tugomba kumvira ijambo ry'Imana. Tugomba kumvira ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo tuzabishobore ni uko tuzatwakira umwuka we. Yego. Kandi kugira ngo tuzakire umwuka we ni uko tuzatwabanje kwizera. Yego. Kandi bidufasha. Imana ibidufasha. Ubwo ku kagingo ka mbere batubwiye ko icyiciro kibanjije batubwiye ko kumvira n'imbuto yo kwizera. Nibyo. Reka tugere ku ngingo ya gatatu ivuga ngo umwigisha. Dufite ikibazo kibaza ngo ni gute umufasha yari kugira impinduka ateza mu ntekerezo z'abigishwa no ku byo bari basobanukiwe. Ibi turabisanga muri Yohana 14:26. Hari amagambo avuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Niwe uzabigisha byose, agira gute? Abibutse. Rero ngo tumufasha yari kugira impinduka ateza mu ntekerezo z'abigishwa no ku byo bari basobanukiwe, nuko yari kuzabibutsa ibyo Yesu yababwiye, noneho bakarushaho kubyumva no kwisobanukirwa. Kuko mbere rero yabwiraga ntibishyikire intekerezo zabo. Hano umwuka w'ubuhanuzi mwifuza ibyo byose, paji 671. Avuga ngo ntabwo abigisha bari basobanukiwe n'agaciro k'ibyanditswe Yesu yabagezagaho. Inyigisho nyinshi za Yesu zasaga n'izitagera mu ntekerezo zabo. Yesu yabonye neza ko batumvaga neza ibyo yababwiraga. Afite impuhwe nyinshi, yabasezeranyije ko umwuka wera azabibutsa ibyo yababwiye byose, kandi hari byinshi batashobora gusobanukirwa yirinze kubabwira. Ibyo nabyo wite umwuka wera yagombaga kubibasobanurira. Niyo mpamvu buri gihe twiga ibyanditswe byera tudafite umwuka wera ntabwo dushobora kubyumva neza. Kandi kugira ngo umwuka wera abashe gukora mu ntekerezo zacu, nuko twiga ibyanditswe byera, umwuka wo kwicisha bugufi mu ntekerezo, wo kwemera kwigishwa n'ibyo Bibiliya bitubwira. Tugeze ku kibazo kibaza ngo ni iki kindi umufasha yari kuzakorera abayoboke nyakuri ba Kristo. Turabisanga muri Yohana 16:12 kugeza 14. Hari amagambo avuga ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora ukuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Burya hari ibyo Yesu yavugaga abantu ntibabyumve, cyangwa se hari n'ibyo yanze kuvuga kugira ngo ko batari kubyihanganira. Ariko umwuka wera kuko ari mwarimu, ni umwarimu nyine wigisha akamwibutsa ibyo Yesu yavuze. Ubwo niwe ufite izo nshingano zo kuvuga ibyo atavuze no gusobanura ibyo yavuze. Hano hari akantu k'ingenzi kugira ngo umwuka wera abashe kudukoreramo. Niba hari ingingo y'ukuri mudasobanukiwe, mukaba mutamenyeranye, mutayemeranyaho, mushakashake, mugereranye ibyanditswe n'ibindi, kandi mucukuze umutarimo w'ukuri, mumanuke hasi mu birombe by'ijambo ry'Imana. Mu birombe by'ijambo. Igihe havutse impaka zo kwizera, kuko hari impaka ziza kubera inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko hari impaka zaje ziturutse kubwo kwizera, ku mahame yo kwizera, akantu bakaba bananiwe kwiyumvikanaho. Icyo gihe mukwiye kwicara hasi mugatuza, sibyo, mugashakashaka mu byanditswe byera, mwishyire ku gicaniro cy'Imana ubwanyu n'intekerezo zanyu, mukureho intekerezo zanyu musanganywe. Uzi ka kantu, mukuremo intekerezo zanyu musanganywe, kugira ngo umwuka wo mu ijuru ubayobore mu kuri kose. Mu yandi magambo, dukwiye kwikuramo ibyo dusanzwe twemera ko ari ukuri, ahubwo tukemera ukuri
ijambo ry'Imana ritubwira. Nitujya kwiga Bibiliya twiteguye kwigishwa nayo, niko kwicisha bugufi gukenewe imbere ya Bibiliya, kandi kukwicisha bugufi kuzaha umwanya Umwuka Wera ukorera muri twe. Reka tugere ku ngingo ya 4 ivuga ngo umurage w'amahoro. Hari ikibazo dutangira na kibaza ngo ni irihe sezerano rya gahebuzo Yesu yahaye abayoboke be b'indahemuka? Rikaba ari isezerano ryari kubafasha mu bihe bahuye n'ibibarwanya. Iryo sezerano turisanga muri Yohana 14:27 kugeza 29. Hari amagambo avuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. None ni irihe sezerano ry'agahebuzo Yesu yahaye abayoboke be b'indahemuka? Rikaba ari isezerano ryari kubafasha mu bihe bahuye n'ibibarwanya. Isezerano Yesu yahaye abigishwa be ry'agahebuzo, kandi rikaba ribasha kudufasha mu gihe natwe duhuye n'ibiturwanya, ni uko azakomeza akabana nabo. Yarababwiye ngo nzagaruka aho muri. Mu buhe buryo? Nk'uko twabibonye, mu buryo bw'Umwuka Wera. Kandi uwo Mwuka Wera niwe utubashisha, ukaduha imbaraga zo kubasha kwihanganira ibiturwanya. Hano mu mwuka w'ubuhanuzi wifuzwe byose, paje 672, hari amagambo avuga ngo mu magambo Yesu yabwiye abigishwa be ntabwo yigeze agaragaza kuganya kubera kubabazwa kwe ndetse no gupfa byari byegereje, ahubwo umurage we wa nyuma yasigiye abigishwa ni umurage w'amahoro. Urumva yabasigiye amahoro, kandi abasezeranya ko agiye kugenda akazanagaruka aho bari. Hano muri Yohana 14:27, nk'uko twe twamaze kuhasoma, aya mahoro ntabwo ari amahoro azanwa no gukora ibyo ab'isi bakora. Kristo ntiyigeze ashakira amahoro mu kuzura n'ikibi. Amahoro Kristo yasigiye abigishwa be ni ay'imbere mu mutima, si ay'inyuma. Kandi aya mahoro yagombaga kuzabana n'abahamya be mu mivurungano no mu makimbirane. Amateka y'ukuri kuva kera yigaragaje nk'intambara hagati y'icyiza n'ikibi. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza wakomeje gutera imbere muri iyi si, ubangamiwe no kurwanywa, kwicwa, kuba mu kaga kenshi, guhomba no kubabazwa. Iyi mbaraga yatumaga abantu bo mu gihe cyatambutse bemera gutotezwa bazira Kristo yari iyihe? Iyo mbaraga yari ubumwe bari bafitanye n'Imana, ubugo bari bafitanye n'Umwuka Wera, ndetse n'ubumwe bari bafitanye na Kristo. Bikumvikana? Ubumwe abizera bo mu bihe byashize banyuze mu karengane gashishana kandi bakagumya bagashikama, yatumye babasha kunesha ibyo bigeragezo byose n'izo ntambara zose. Nuko bari bafitanye ubumwe na Data wa twese, na Mwuka Wera, ndetse na Kristo. Gutukwa bagakozwa isoni ndetse no gutotezwa byatandukanyije benshi n'inshuti zo ku isi, nyamara ntibigeze bibatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta na rimwe umuntu ugeragezwa n'umugaru w'isi akundwa n'umukiza we nk'igihe arenganywa azira ukuri. Urumva, igihe urenganywa uzira ukuri, nicyo gihe Kristo aba agukunze cyane. Niyo mpamvu tudakwiriye kugira impungenge igihe turenganyijwe tuzira ukuri. Kristo yaravuze ati nanjye nzamukunda mwiyereke. Igihe umwizera ahagaze imbere y'inkiko z'isi, si ukubera ukuri. Igihe umwizera ahagaze imbere y'inkiko z'isi kubera ukuri, Kristo amuhagarara iruhande. Igihe ari mu nzu y'imbohe, Kristo aramwiyereka kandi agakomeresha umutima we urukundo rwe. Yesu yahaye abigishwa be umurage w'amahoro. Ni make basezeranyije amahoro mu gihe bahuye n'ibibazo, bahuye n'ibibarwanya. Icyo nakongeraho hano nunganira ku ngingo yo kuwa 4 itubwira umurage w'amahoro, ni ukuvuga ngo Kristo ajya kugenda yadusezeranyije ko
tuzaba amahoro. Birashoboka ko wakwibaza uti se ko mpura n'akarengane cyangwa se nk'ibyitegerezo tugiye dufite, cyane cyane turebye nko mu bitabo byacu by'indirimbo, harimo abagiye bahanga indirimbo bitewe n'ibigeragezo bari kunyuramo. Ukibaza se uyu muntu amahoro afite amutera kuririmba gutya, ukabona nta kibazo biri kumutera kandi ari gupfa, arayakurayo. Aya niyo twasezeraniwe rero. Mu gihe duhura n'ibibazo nitubyitaho tuzababara ndetse tube twanatezuka, ariko mu gihe dukomeje kunamba kuri Yesu tuzagira amahoro muri ka kahoro duhura nako, muri bya bigeragezo turimo. Icyo dusabwa rero ni ukuguma kumwisonga. Ikibazo gisoza iyi ngingo ivuga ngo umurage w'amahoro, kirabaza ngo ku iherezo ry'umurimo we ni iki Yesu yashoboye gushimangira ku bimwerekeyeho. Iki turakibona muri Yohana igice cya 14 n'ubundi umurongo wa 30. Hari amagambo avuga ngo sinyivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza kandi ntacyo afiteho. Iherezo ry'umurimo we Yesu yahamije ko Satani ntacyo yamubonaho. Nubwo Satani akoresha imibiri yacu adusunikira ku gukora ibyaha, ariko Yesu we nta kirimo. Hano umwuka w'abantu aravuga ngo Satani ashaka akanya mu mitima y'abantu yaba yigobetsemo. Ibyifuzo byo gukora ibyaha byaragundiriwe, kandi aho ni naho Satani yibanda mu gishuko cye. Urumva twebwe abana b'abantu twagundiriye ibyifuzo byo gukora icyaha, ariko Kristo yarivugiye ati umutware w'ab'isi araje kandi ntacyo mfiteho. Iyi miraba y'ibishuko yamugezeho, ariko ntiyashoboye gutuma atentebuka ngo areke kubaha Imana. Mu yandi magambo, Yesu Kristo yabaha imibereho ikiranuka kugeza ku munota wa nyuma. Ibyo natwe nibyo dusabwa, kandi igihe tuzaba turi mu kumvira amategeko y'Imana, tubishobojwe n'umwuka w'Imana, nubwo tuzabasha kugira y'amahoro Yesu Kristo yadusezeranye. Amen. Munyemere tugere ku ngingo ya 5 ivuga ngo amahoro ya Kristo. Dufite ikibazo cya mbere kibaza ngo ni mu buhe buryo rukumbi dushobora kugirana amahoro n'Imana. Ubu buryo turabusanga muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Hari amagambo avuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira amahoro, mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Uburyo rukumbi dushobora kugirana amahoro n'Imana ni ukuyahabwa na Kristo. Soma n'Abefeso 2:10. Efeso igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza n'uwa 14. Hari amagambo avuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, ubonewe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe abari kuba umwe akuyeho ubwanzi, aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Yandi magambo uburyo rukumbi dushobora kugirana amahoro n'Imana nuko tuba turi muri Kristo Yesu. Kandi tugera muri Kristo Yesu ryari iyo tumwizeye. Iyo tumwizeye twabonye ko aribwo duhabwa n'umwuka wera. Mu yandi magambo tukabasha gukomeza amategeko y'Imana, tukabasha gukunda Imana, tukabasha kubana n'Imana, kuba umwe n'Imana, kuba umwe na Kristo, kuba umwe n'umwuka wera, bityo tukaba dufite amahoro Kristo atanga. Hano mu gitabo cy'Uwifuzwe byose paje 122 hari amagambo avuga ngo mu mbaraga zacu ntibyashoboka ko twakwirengagiza iby'imibereho yacu yangiritse idusaba. Mu mbaraga zacu, burya mu mbaraga zacu ntidushobora guhangana n'icyaha ngo tubishobore. Uyu muyoboro niwo Satani akoresha ngo aduteze ibishuko. Aho hantu nyine izo ntege nke zacu nizo Satani akoresha kugira ngo duteze ibishuko. Kristo yari azi ko Satani azagera kuri buri muntu yifashishije amahirwe y'intege nke twakomereye ku babyeyi bacu, maze mu gushyashyariza kwe kurangwamo ikinyoma
akagusha mu mutego abo bose batiringira Imana. Mu kunyuraho umuntu yagombaga kunyura, umwami wacu yaduteguriye inzira yo kunesha. Mu kunyuraho umuntu yagombaga kunyura, Yesu yaduteguriye inzira natwe dushobora kunyuramo tukanesha. Si ubushake bwe ko twagira icyo tuvutswa muri iyi ntambara hagati ye na Satani. Ntashaka ko duterwa ubwoba cyangwa gucibwa intege n'ibitero by'ikiyoka. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Mu yandi magambo, Yesu ntabwo yifuza yuko twatsindwa n'urugamba turimo. Ni nayo mpamvu yaje agaca mu nzira twagombaga kunyuramo mbere yacu, kugira ngo twereke uburyo tuzanesha, twereke uburyo tuzabasha gutsinda Satani. Kandi yari abizi neza ko kamere yacu, ni ukuvuga uyu mubiri twambaye, yari abizi neza ko ntitwabasha kuwuyobora. Niyo mpamvu yaduhaye umwuka wera, kugira ngo agire gute, kugira ngo atubashishe gukomeza amategeko, bityo tubashe kugaragaza urukundo dukunda Imana, tubashe no guhamya. Mu yandi magambo, tubashe no kugira ya mahoro ya Kristo yadusezeranije. Muri make, ibi ngibi bishoboka kubera ko Yesu yatanze igitambo cya neza. Ikibazo gikurikira kirabaza ngo mbese ni iki gisabwa umwizera wifuza kubana amahoro n'Imana? Icyo gisabwa turagisanga muri Zaburi ya 119 umurongo w'165. Hari amagambo avuga ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Igisabwa ni ugukunda amategeko y'Imana. Ikibazo gikurikiraho kirabaza ngo mbese umwizera nk'uwo azagira iyihe mibereho? Iyi mibereho turayisanga mu rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 22. Haravuga ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Umwizera nyine asabwa gukora ibishimwa imbere y'Imana, akumvira amategeko yayo. Icyo gihe nibwo azagira amahoro ya Kristo. Ibyo azasabwa byose bizasubizwa. Kandi icyo gihe ibyo azasaba byose, kubera ko umuntu azi gusaba neza, umuntu ukurikiza ubushake bw'Imana kandi agakomeza amategeko y'Imana, n'abajya no gusaba azasaba ibyo azi ko Imana yamuha kandi izabimuha. Umwuka w'abantu uratubwira n'ubundi ni mu wifuza ibihe byose, paje 368. Uwiteka azatwigisha inshingano yacu, kandi azabikora abikunze nk'uko yakwigisha uwo ari we wese ubishaka. Nitumusanga twizeye, azatubwira ubwiru bwe bukomeye, umuntu ku giti cye. Imitima yacu izagira ubwuzu bwinshi mu gihe Imana izaba iri hafi yacu nk'uko yabanye na Enoki. Abiyemeza kutagira icyo bakora mu mirimo yababaza Imana bazasobanukirwa nibamara kugeza ibyifuzo byabo imbere yayo. Icyo bakwiriye guhitamo. Icyo gihe ntibazahabwa ubwenge gusa, ahubwo bazahabwa n'imbaraga. Nk'uko Kristo yabisezeranye, bazahabwa imbaraga zo kumvira no gukora umurimo. Yandi magambo, umuntu wamaze kwiyegurira Imana, hari ahantu batubwiye ngo abiyemeza kutagira icyo bakora mu mirimo yababaza Imana. Muri make, abantu bamaze kwegurira Imana ubushake bwabo. Aba bantu hano baravuga ngo bazasobanukirwa nibamara kugeza ibyifuzo byabo imbere y'Imana, icyo bakwiriye guhitamo. Icyo gihe ntibazahabwa ubwenge gusa, ahubwo bazahabwa n'imbaraga. Ntibazasobanukirwa n'ibyo bagomba gukora gusa, ahubwo bazahabwa n'imbaraga zo kubikora. Izi mbaraga duhabwa zo gukora umurimo w'Imana tuzikura he?
soma Abagalatiya 5:4-5. Nk'uko bavuga. Abagalatiya 5:4-5 hari amagambo avuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, mutandukanijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Komeza umurongo wa 5 navuga ngo naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. uri kumva abantu bashaka gutsindishirizwa, ubundi gutsindishirizwa bivuze guhindurwa umukiranutsi. Yego. Abantu bashaka guhinduka abakiranutsi binyuze mu bikorwa byabo bwite, abo ngabo batandukanijwe na Kristo, batandukanijwe n'umuntu. Yego. Ariko twebwe gukiranuka tuzabibasha tubishobojwe n'umwuka wera, wa wundi twahawe igihe twizera. Yego. Mu yandi magambo, umwuka wera duhabwa iyo twizeye niwo utubashisha gukomeza amategeko y'Imana. Mu yandi magambo, niwo uduha imbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana. Aha rero nicyo bano bari kuvuga ngo icyo gihe ntibazahabwa ubwenge gusa, ahubwo bazahabwa n'imbaraga bwa wa mwuka wera bahabwa. Nk'uko Kristo yabisezeranye, bazahabwa imbaraga zo kumvira no gukora imirimo. Amen. Imana idufashe kugira ngo tuzirikane ko ubwacu nta mbaraga twifitemo. Yego. Imbaraga dushobora kuzibona gusa kubw'ubuntu. Dushobora kuzibona gusa binyuze mu kwizera umwana w'Imana. Dushobora kuzibona gusa tumaze guhabwa umwuka wera nyuma y'uko twizera. Imana idufashe kwizera kugira ngo tubashe guhabwa umwuka wera. Ibyo ni byo dusabira abadukurikiye ngo Imana iduhere hamwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Munyemere dusoreza icyigisho cyacu cy'uyu munsi, reka dushimire abari badukurikiye ndetse namwe bavandimwe twabanye muri iyi ngingo, muri iki cyigisho cyacu cya 6. Nk'uko twatangiye dusenga, munyemerere nsabe mwene Data Robert adufashe mu isengesho. Data mwiza, tugushimiye kubw'aya magambo meza atwereka ko dufite isezerano ryo guhabwa umwuka wera. Duhe kugira ngo imitima yacu irusheho kumwegera ndetse no kumushaka, kugira ngo arusheho kudusobanurira by'umwihariko mu minsi turimo y'imperuka. Turusheho gukora umurimo bikwiriye mu mbaraga zikwiriye nk'uko twasubiye umwuka wera. Dusobanurire muri byose kugeza ubwo umurimo uzakorwa tukagusanganira turi benshi. Imigisha utanga tuyigirweho ku bwa Kristo Yesu. Amen.